ntabwo nari mwirushanwa Nyagasani w'abamara. Reka wimubeshye. Ntabwo namubeshye. Nyagasani se n'ushyigikiye abantu batita kubo babyaye. Wowe nyine niwe wagize. Rero uranyiteje ugabanya amagambo. Nyagasani se n'u Reka nongere mbaye ikaze aho muri hose uyu no murage online TV akani kakanya tugiye kubagezaho amwe mu makuru abayiri wacicikana ku mbuga nkoranyambaga amakuru dukesha bwiza.com naho bagiye bavuga aho abaturage bari kunenga cyangwa se batishimiye imwe mu mivugire ya bamwe mu bayobozi babo. Bamwe mu baturage banenga imvugo y'umunyamabanga wa leta muri minisitiri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Nyirarukundo Ignatienne yumvikanye mu kavideo kacaracaye ku mbuga nkoranyambaga kuva tariki ya 21 Gashyantare umwaka wa 2020. Aka kavideo dukesha TV1 mu cyegeranyo kivuga ku bayobozi bagiye bagaragaraho imvugo mbi barimo vice mayor w'akarere ka Huye ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kankesha Anosiata na Nyirarukundo Ignatienne ugifite izi nshingano muri ministeri. Havugamo kandi wahoze ari umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Bumbogo Shema Jonas wise abaturage Inyagasozi. Undi ni Dr Mark Cyubahiro Bagabe wari uhagarariye ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge wise abacuruzi amabandi. Ndetse na Maître Evode Uwizeye Imana wari uzwiho kwibasira abantu batandukanye ababo ntibagifite izi nshingano. Ignatienne yabazaga ibibazo umugabo ufite abana 8 mu kigo cya Iwawa. Umugabo ati mfite abana 8. Ignatienne aramubaza ati ariko se wari mwirushanwa rero uranyiteje ugabanya amagambo. Nanone mu kigo ngororamuco cya Gashonga kiri mu karere ka Rusizi minisitiri Ignatienne yahasanze umugabo ufite abana 3 amubaza ati bagufatiye kwiba nta jango ubwira kwanzu ni muhirimbiri. Aramusubiza ati umugore yarapfuye mfite abana 3. Ignatienne aramusubiza ati ngaho ubwo se uzababwira ngo waje gukora iki uri mu kiruhuko uri he ahubwo wararindagiye. Buri wese aka kavideo kagezeho yatangaga igitekerezo anenga uyu muyobozi. Royalty free music from marketing and promotional videos. Pesa aka video kagezeho yatangaga igitekerezo anenga uyu muyobozi bigira ubwiganze kagaragara ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter, Facebook ndetse n'amatsinda ya WhatsApp. Nyuma yo kubona umwe aragira ati mujye munyumvira abayobozi dufite. Ku rubuga rwa Facebook witwa Neza yagize ati none se niba umuyobozi mukuru muri Minarok akoresha imvugo nka ziriya bahagitifu butugari bakoresha izimeze ziti. Kagabati izi mvugo ntizibereye abayobozi rwose nawe yibwirize yegure kuko ndabona byarakomeye. Nzayisenga ku rubuga rwa Twitter ati ubundi koko niba tugendera ku mategeko ibi ni icyaha gutukira abantu mu ruhame kurenganya abantu witwaje umwanya ufite kwandagaza abandi. Ndibuka excellence avuga ngo kandi abayobora barabireba bakabyihorera. Kenshi humvikanye imvugo nk'iyi ku bayobozi abaturage bakabasaba guca bugufi bakabaha agaciro. Umukuru w'igihugu mu nama y'umushyikirano yabaye mu mwaka w'2017 nawe yasabye abayobozi kubaha abaturage no kubatega amatwi. Umuyobozi utisubiyeho ngo yubahirize ibyo asabwa cyangwa se agasabirwa kwegura mu nshingano yahawe. Ntabwo twasoza tusabasabye gukora subscribe kugira ngo amakuru ajye akugeraho ku gihe. Madame Nyirarukundo Ignatienne umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage nawe yavuganye atya n'umugabo w'abana 8 wari mu kigo ngororamuco cy'Iwawa. Kuvuga ngo mfite abana benshi ntago ari wowe wenyine. Bangahe? Mfite abana 8. Ariko so wari mwirushanwa. Ntabwo nari mwirushanwa Nyagasani w'abamara. Reka wimubeshye. Ntabwo namubeshye. Nyagasani se n'ushyigikiye abantu batita kubo babyaye.
wowe nyine niwe wagize rero uranyiteje ugabanya amagambo. Nyagasani se niba ushaka abana bicaye ahangaha. ni wowe nyine gusa abandi bose bariga nawe barigaga kandi umunsi yabikubajije ko uzakorwa n'ikimwaro. uyu munyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kandi nyuma yaho yise umuhirimbiri umwe mu basaza yasanze mu kigo cy'inzererezi cya Gashonga giherereye mu karere ka Rusizi. Bakufatiye kwiba nta byangombwa ugira kwanzura umuhirimbiri umuryango ufite umuryango ufite umugore n'abana ubu uzababwira uko ahangaha waje kuhakorera, waje gusura, waje gutembera, uri mu kiruhuko, urihe ahubwo wararindagiye.